2024 itwaye abantu benshi abantu barapfuye cyane ese wowe wa muntu we niba abantu barapfuye hagapfamo nabo utatekerezaga reka nkubwire buriya dore imbogo yatunguye abantu ntago pepe cyane cyane ko yavuga ko n'Imana yamubwiye ubukwe yatunguye abantu cyane hano y'Imana abantu bari bamaje kumuyoboka abantu batangiye kubaririza bati muduhe nimero zajya kuduha amafaranga bazi ko no gufunga yatunguye abantu Sarongo yaravuraga akagira n'abasubiza ubuzima yatunguye abantu ari muri gereza uyu munsi yego abandi barapfuye hano y'Imana ari muri gereza abantu bakomeye barapfuye bandi barafunze aboroheje barapfuye abandi barafunze wowe uri iki none ahangaha wowe kuba utarafunzwe nuko wabikoze neza ese kuba utarapfuye nuko bari abapfuye nuko hari icyo bari bacumuye ubundi aho niho wakabaye ukura isomo ugahita ubona ko hari izindi mbaraga nubwo udashaka kuzimenya nubwo udashaka kuzumva ariko hari imbaraga zikurinze hari imbaraga ziguporoteje hari imbaraga zikurinze nubwo wiyobagiza ntushake kuzimenya ariko izo mbaraga zirahari uyu mwaka niwo hagaragaye umubare munini cyane wafunzwemo abakozi b'Imana ku rundi ruhande nitwe twatumye abakozi b'Imana abatubuzi baboneka benshi mu by'Imana kuko abantu bafasha abakozi b'Imana cyangwa abahanuzi babagira abapfumu urumva ikintu cyakubaho nkaho ukwegera umushumba wawe uti nsengera ahubwo bagahita bakubwira ngo harango hari umuhanuzi uvuga 2025 hama hamwe reka kujarajara Reka mbaye ikaze mbashimira mwese mudahwema kubana natwe hano kuri Prophet Ezekiel TV amahoro y'Imana komeze kubana namwe nizera ko mumeze neza nizera ko mwagize impera z'umwaka wa 2024 nziza nizera ko mwatangiye umwaka mushya wa 2025 neza twizera ko ibintu bimeze neza birashoboka ko byaba bitarakugendekeye neza umwaka ukaba warawushoje neza ariko ukatangira undi nabi cyangwa se ukawusoza nabi ariko uyu munsi ukaba utangiye undi neza cyangwa se ukaba byose ari kimwe warawusoje nabi cyangwa se ukaba waranawusoje waranatangiye undi nabi reka nkwihanganishe nkubwire ngo komera nkubwire ngo Imana ntiyagiye kure yawe nkubwire ngo Imana iracyagufiteho umugambi kuba ugihumeka nicyo kibanze njyewe nk'ibisanzwe nitwa Depiwa rero nkuko mubibona imbere ya kamera zacu muri kubona umutumirwa si ubwa mbere mumubonye ariko ni ubwa mbere mumubonye muri 2025 kuri kamera za Prophet Ezekiel TV reka dutangire tumuhe ikaze turakwakiriye kuri kamera za Prophet Ezekiel TV Depiwa urakoze kunyakira kamvuge ngo Imana iguhereze umugisha umwaka mushya muhire kuri twese umwaka ubutangiye uti umva kugeza aya magingo umwaka ngutangiye neza naga ari cyane ariko ubundi ubuzima nicyo gishoro no mutungo wa mbere wibanze urakoze cyane wenda wakongera ukatwibwira birashoboka ko hari umuntu rwose ubu kubonye ari ubwa mbere iyo tuganiriye tuziranye aba ari byiza cyane ariko hari abasanzwe bakuzi yego n'ukubonye bushya akakumenya urakoze cyane amazina yanjye ni Evangeliste cyane ngirwa Clarisse yego nkuko bamenyereye mbere na mbere reka mbande nsuhuza abakunzi bacu kandi mbifuriza n'umwaka mushya muhire ariko kandi mbifuriza ibyiza muri uno mwaka umugisha w'Imana uzababeho bwiza bw'Imana buzabe kuri bo kandi bazatsinde muri byose mu izina rya Yesu amen ndikumva uri kuvuga mu ijwi rituje mu ijwi sinzi ukuntu watangiye umwaka sinzi ukuntu uriye wawusoje ntabwo uyu mwaka ntago ngutangiye neza cyane na nubwo uriya mwaka wa 2024 wabayemo ibibazo byinshi byinshi rero byagiye bidukurikirana kugera no muri 2025 turacyabifite nanjye nakuyemo uburwayi nagize ikibazo cyo kugira ikibyimba mu ijosi hahandi bazajya kunyopera ku wa mbere niyo mpamvu uri kumva ntavuga cyane ariko ndawa amahoro uko biri kose kuko ndi buzima nibyo rero turi gukomeza tuganira ariko ndi kumva weho bitaragenze neza ariko ni ukwihangana nk'uko wari ubivuze igishoro nibwo ubuzima uriya mwaka wo rero
nibyo tugiye kuba tugarukaho. Mbere na mbere iyo uteye intambwe ukava mu mwaka umwe ukajya mu wundi, iyo ugihumeka buriya mbere na mbere uba ugomba no gushima buriya, kuko hari benshi uwo nguwo ugiye uba waratwaye cyane. Hari byinshi abantu benshi baba barahombye muri uwo mwaka bitandukanye. Uriya mwaka mbere y'uko wenda tuza kuganira kuri uyu nguyu, ni nk'ibihe bintu muri rusange wabonye utari witeze kubona, cyangwa se nk'ibyo wari witeze kubona utabonye, ni nk'ibihe? Uno mwaka urangiye ushize 2024, ikintu cyo ntari niteze kubonaho. Yego. Nari nzi kuzagira nk'amezi 15. Oya, kubera iki? Kubera ko wabaye umwaka ukomeye mu myaka yose nabonye, kandi si njye nyine n'abandi. Wabaye umwaka ukomeye kuko wabaye umwaka w'ibibazo, wabaye umwaka wabonetsemo impfu nyinshi, ubonekamo umwaka watwaye ibyamamare byinshi, ni umwaka watwaye abantu benshi cyane, ni umwaka usize abantu benshi cyane bapfuye. Ariko kandi nanone ni umwaka wabayemo udushya twinshi, umwaka wafunzwemo insengero, ni umwaka kandi wabonetsemo nanone kongera gutora president wacu. Mbese ni umwaka wabayemo ibyiza n'ibibi, wabayemo uruvange. Mbese wari agatogo, mu kigande baravuga ngo ni agatogo. Umwaka wabaye agatogo pe. Turashima Imana kuba tuwurangije. Yego. Nibyo nari ndimo nkubajije, ariko ubivuze nko mu ncamake. Ukomoje ku kantu ko gufunga insengero nk'abantu b'abakristo nyine, hari uburyo babibonyemo, babyitwayemo. Hari na benshi bagiye bavuga bati ni ya minsi, ariko se kuba ari ya minsi y'imperuka nk'uko abantu benshi bajya bakunda kubivuga, ntago byaba byarakozwe abantu bwabo babigizemo uruhare, bigatuma ahubwo iyo minsi y'imperuka bavuga nayo ibasha gusohora wenda imburagihe, cyangwa se ikagera nabo ari uburyo babyigiriyemo uruhare? Kankubwire ku kintu cyo gufunga insengero, kiriya kintu cyari gikwiye. Yego. Kuko insengero zari zisigaye ziruta isoko ubwinshi. Zari zarusa isoko ubwinshi. Bivuze ngo ntabwo zari zikiri insengero, ahubwo zari zarabaye business kuri bamwe. Niyo mpamvu njye ndashima umuntu wazanye iranyigo yo gufunga insengero. Ni ukuri yakuye akajagari mu gihugu. Oya se, buriya yakuye akajagari mu gihugu. Iyo uvuze gutyo, turi kugenda dukomoza kuri byaranze uriya mwaka, ariko iyo uvuze gutyo ukavuga uti urashimira umuntu wazanye kiriya gitekerezo cyo gufunga insengero, ni ukuvuga ngo wenda we aho usengera hashobora kuba hatarafunzwe. Ntago hafunzwe. Ufite rezo yo kubivuga. Ni ukuvuga ngo wa mundi wafungiwe aho yasengeraga arakumva ati umva Depua, ntago ari ndi kwishima hejuru y'abantu bafungiwe insengero. Ahubwo icyo ndi kuvuga, akavuyo karagabanutse. Insengero zari zihari, uziko zari zamajiye kurenga abantu bwinshi. Ariko rero bigiye gutuma kano kantu tukinjiramo cyane. Hari umuntu tugeze tuganira avuga ati ubundi ibintu by'amadini, ibintu by'amatorero biba bimeze bite? Ni ukuvuga ngo urusengero aho usengera uhamanya naho, wizera imyizerere yaho cyangwa se imyemerere yaho wemeranya nayo. Reka mbanze nkubwira akantu gatoya hagataho, mbanze ngusobanurire urusengero ubundi ni iki. Ubundi urusengero naho umuntu ajya akaruhukira. Rumva? Naho umuntu ajya yari afite ibimunanije, yari afite ibimuruhije, akaharuhukira. Yego. Urumva ugahurirayo n'abantu, abaririmbyi bakaririmba, ababwiriza butumwa bakabwiriza, ugasabana n'Imana. Bya bindi byo mwisi byari bikunanije, bya bindi wumvaga bikuruhije, bigutsikamiye umutima, ukumva byose birimo biragenda bivaho, ukumva ubwawe mbese ni nka technology. Ukumva urimo uragenda uruhuka bitewe nuko wageze hantu hari impumuro idasanzwe, hari nk'umuyaga udasanzwe, hari amagambo adasanzwe,
badasanzwe, hari n'abantu badasanzwe. harakwibagiza ibikuremereye. Kuko aho hantu uhasanga abantu badasanzwe, uhasanga amagambo adasanzwe, ibyo usize hariya hanze ubundi si byo usanga mu rusengero. Ariko n'ubundi haba hameze ariko noneho aho byari bigeze umuntu bamwirukanaga mu kazi uyu munsi. Reka nguhe urugero, umucuruzi yacuruzaga yahomba agahita ategura bizinesi y'urusengero, kavuga ati ubwo gucuruza byanze, gucuruza ibishyimbo bikaba byanze, gucuruza iduka bikaba byanze, reka njye gucuruza ijambo ry'Imana nibonera amafaranga. Abantu bari babigize bizinesi. Ukomoje ku kantu umukuru w'igihugu nawe yavuze muri ziriya nkundura nazo zifungwa ry'insengero, avuga tugasanga umuntu yicaye hariya ateye imibare, yabonye akazi cyangwa se imikorere ibirimo kwanga, cyangwa se si biri no kwanga, ahubwo ari kubona mu rusengero ariho harava inyungu kurusha ibyo yari ari kwinjiza, agahita ayoboka cyangwa se agahita afata icyo cyemezo cyo kuba yashinga urusengero. Muri make urusengero ruba rugomba kubaho, kandi urusengero ni rwa rundi ruba rushobora guhindura ubuzima cyangwa se imbamutima za muntu, bitewe n'uko buriya umuntu ahagana hari ibyo ashaka kugira ngo agereho, cyangwa se hari ibyo ashaka kugira ngo aruhuke. Ariko se nta kuntu urusengero hashobora kuvamo inyungu mu buryo bubiri? Gute? Hakavamo inyungu, ni ukuvuga ngo uwashinze urusengero akabyungukiramo, ndetse n'abamugannye bakabyungukiramo. Ibyo bintu ntabwo ari byo byabagaho. Reka nkubwire, kuva na kera n'abatubanjirije yego, inyungu ya mbere y'urusengero ni uko ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, abantu bakava mu byaha bagakizwa, ubundi niyo bizinesi y'urusengero. Icya kabiri, wa wundi wabwirije iyo akozwe ku mutima, kankubwire, ubundi kera umuntu yarakubwirizaga akaza akajya imbere hari akabwiriza ubwawe, bitewe n'uko kugeze ku mutima, bitewe n'uko wumva hari ikintu akoze, bitewe n'uko wumva gukoze ku mutima, ugahaguruka ukagenda ukamuha ishimwe, mbese ukamuha nk'ishimwe, turakoze kuko ungereye aho nashakaga. Ariko muri ino minsi ntabwo ariko byari bimeze. Umuntu wagiraga ikibazo wabwira umuntu uti nsengera, akakubwira ngo zana ituro. Byari byarabaye bizinesi, abantu bagurishaga amasengesho. Nibyo turimo kuvuga, turi kugenda tugaruka ku byaranze uno mwaka byihariye, by'umwihariko mu bya Gikristo. Uyu mwaka niwo hagaragaye umubare munini cyane wafunzwemo abakozi b'Imana. Nuko batandukiriye nyine bakava mu nshingano. Kuki bitari byarigeze bibaho? Ubwo se mvuge ngo umva, niba ari ya minsi y'imperuka, niba ari izanda nini, niba ari ukugenda dutera imbere cyane, ntago namenya. Ariko impamvu byagiye bibaho ni uko abantu bagiye bakunda inyungu ku giti cyabo, aho kugira ngo bakurikize icyo Imana yabahamagariye, aho kugira ngo akore umurimo Imana yamuhamagariye, ahubwo agatwarwa n'irari ryo gukunda iby'isi cyane. Byatewe n'uko abantu bakunze iby'isi cyane, rimwe na rimwe ugasanga abantu barisanga mu mitego y'ibikorwa bibi bakoze, kandi bazi ko bari gusenga. Ibikorwa bibi nta bindi, ni bya bikorwa byo gukenera indamu zinda zacu, zo gukenera inyungu, ukazikenera mu gihe kidakwiriye, ndetse ukanazikenera mu gihe kitari nyacyo. Ubundi reka nkubwire, iyo usengeye umuntu, umuntu ashobora kuza, reka mbyinjiremo neza, njyewe ubwanjye nshobora kuza nkakubwira nti sengera, bitewe n'uko nkuziho imbaraga. Ntabwo abantu twese ariko tunganya gusenga. Shobora kuba ni umuntu yicaye akaba azi ko Clarisse nzi gusenga, kuba natitiriza Imana ikaba yamukemurira ikibazo, kuba Imana yamukuraho uburwayi afite kubera yuko anziha umuhate wo gusenga. Buri muntu wese aba afite imbaraga mu kintu runaka, abantu bakaba bamuzi ko icyo kintu runaka kigezemo atajya atsindwa. So rero iyo ni kuvuga ngo niba umbwiye ngo ningusengere, ubundi ngomba kugusengera umutima nawushyize hamwe, numva nta kindi ngamije, nkagusengera numva nshaka kugusengera ngo Imana isubize cya kintu. Imana iyo yasubije cya kintu nasengeye, nibwo yazanyungu wavuze zijya ziboneka. Kuko nagisengeye, ntago ushobora kugenda hara ngo wicare kandi nagusengeye amafaranga
amafaranga ukayabona, ntago wakwicara nagusengeye ugakira, ntago wakwicara nagusengeye ikibazo cyawe kigakemuka. Byanze bikunze ushobora gukorwa ku mutima ukavuga uti umukozi w'Imana reka nshake agashimwe muhe, wenda muhe na fanta kuko kiragiye yarasenze, kiragiye yarakoze. Ibyo ngibyo ni ugusarura. Aho umukozi w'Imana watangiye gusarura ku cyo yabibye, kuko yarasenze. Gusenga byera imbuto ziragurishijwe zivuye mu musaruro. Ntabwo rero nibyo nkubwira ngo abantu bagiye batandukira, kuko abenshi bagiye babonekwaho ni nka ruswa zari zageze mu bakozi b'Imana, zari zageze mu nzu y'Imana. Rero nkeka ko ngiye bundi mvuga ko uriya ari mu mukwa w'Imana yikoreye wo gukinga insengero, yarangiza ikabinyuza mu bantu nyine babishinzwe babikwiye. Ariko byari bikwiye ko Imana, ariko reka nkubwire, niba niyo mwisi abategetsi b'isi bakora igenzura, bagakora igenzura mu bintu bibera mu isi, bagakora igenzura mu mishinga yo mu isi, kuki Imana yitakora igenzura mu nzu zayo? Tukiri aho ngaho ubusanzwe wenda tube tuvuye muri gahunda cyangwa se serivisi za gikristo, tujye muri serivisi zisanzwe. Ubusanzwe iyo umuntu aguhaye umwanya we, agakoresha umwanya we mu nyungu zawe cyangwa se mu bintu bigufitiye akamaro, muri makeya yaguhaye umwanya kugira ngo ibintu byawe bigende neza. Niba tubizanye mu bya gikristo, umukozi w'Imana uramuganya gusengere, uramushatse cyangwa se umugejejeho igitekerezo cyo kugira ngo agusengere, urabizi biramufata umwanya, biramufata igihe. Kuki weho ntacyo wavuga uti yataye umwanya we cyangwa se ni impano ye, ni nawo mwuga we, kuki njyewe ntagira uruhare mu iterambere rye cyangwa se ngira uruhare mu buzima bwe bwa buri munsi? Niba mukenera akamfasha, kuki njyewe ntagira uruhare rwo kugira ngo atere imbere, ave ku rwego ariho mu buryo bw'umubiri ajye ku rundi? Yego, muri buno buzima umuntu wese afite umurimo. Niba bamwe bahamagariwe gucuruza, abandi bahamagarirwa guhinga, n'umukozi w'Imana ahamagarirwa gukorera Imana, kandi iyo mirimo yose ibyara inyungu. Bivuze ngo na ka kazi umukozi w'Imana akora, kwa gusengera umuntu akora, kwa kundi yigisha ijambo ry'Imana, ubundi nibyo bigomba kumutunga. Kuki hazamo ikibazo rero? Ariko impamvu hazamo ikibazo, tubikoresha nabi. Wabyumvise? Hazaho kurengera se? Nakubwiye ngo ni ukuvuga ngo dukenera inyungu mu gihe kitari icyanyacyo. Dukenera inyungu z'ibyo twakoze tw'abakozi b'Imana mu gihe kitari icyanyacyo. Kandi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mwaherewe ubuntu mutangira ubundi. Yego. Nukuvuga ngo nge nakubwiye ngo umukozi w'Imana ubu none ha mugenzi wanjye, umushumba azatungwa nuko ari umushumba. Ibyo bizamutunga. Ariko nanone ntabwo azahaguruka ngo agende ambwire ngo Clarisse naragusengeye mpa amafaranga. Wapi? Ahubwo azansengera, namara kusengera ngewe icyanjye nigikemuka, Mwuka Wera cyangwa Imana izankomanga. Imana ifite ukuntu itunga abakozi bayo. Urumva? Ifite uko itunga abakozi bayo. Niba ufite iyo myumvire, ntago abakozi b'Imana ari abagusabiriza ngo naragusengeye. Niba ufite iyo myumvire, hari abakozi b'Imana ujye ureba nawe ukabona nyine ni abakozi b'Imana, kandi umurimo bakora urubashywe, uratinyitse. Ariko wareba uko agaragara ukabona nyine ntago ahuye n'ako kazi akora. Aho ngaho ugaragaje ko ushobora kuba ufite imyumvire y'uko hari umuntu, cyangwa se ushobora kuba ufite imyumvire y'uko umukozi w'Imana azagusengera, ariko wenda weho kugira icyo umuhereza si itegeko, ni nako biri. Uvuga uti hari uburyo Imana itungamo abakozi bayo. Usange nundi nawe afite imyumvire imeze gutyo, nundi noneho usange wa mukozi w'Imana arasenga, arafasha abantu bakaboho, ariko ubuzima bwe arangara. Mu by'ukuri nuko bimeze nyine, nta kintu yinjiza yiyungura. Mubwira akantu gatoya, ntawe ukinasenga. Impamvu nari mbivuze nuko hari umuntu ushobora kuba afite iyo mpano yo gusenga, ariko ukabubona ashobora kuba ayikoresha nabi, kuko iyo ayikoresheje neza iramutunga ubwayo, atiriwe ajya no ku karubanda, ubwayo iramwitungira ubwayo.
ariko reka nkubwire ubundi umushumba nyamushumba regura namure ukamumwibwira rega njyewe mwuka wera yigiza nsangaranganiriza arangije arambwira ngo mu nzu yayo harimo abageni harimo n'abaherekeza yego harimo niba harimo abageni hakabamo n'abaherekeza ni mu byiciro byose bivuze ngo no mu bashumba harimo abageni harimo n'abaherekeza niba rero uri umuherekeza uri wa wundi nyine utwara ibintu mu buryo bwawe reka uyoborwe na mwuka wera ubundi twahawe mwuka wera reka uyoborwe na mwuka wera ubundi umukozi w'Imana agomba kuba ayoborwa na mwuka wera kandi ayoborwa n'amategeko y'ijuru niyemerera mwuka wera ukamuyobora ubuse bangaye reka nkubwire Depua bangahe bavuye hasi kuri runo rwe hasi aho babona hasi bakaba bageze ku rwego rwo hejuru mu buryo utakekaga kandi ari abakozi b'Imana. Impamvu nari nkubajije kiriya kibazo rero bano basanzwe cyangwa se bari babayeho muri ubwo buzima nari nkubwiye abo ngabo ni inzererezi zo muri Yesu cyangwa zo mu nsengero ari kumva Impamvu nari nkubajije kugira ngo biriya byose byagaragaye muri uno mwaka turi kugenda tuvuga ku Imana yakoze umukwabo kugira ngo izo ariko nta nubwo ahubwo Imana yakoze umukwabo kugira ngo izo nzererezi zibisaba abakozi b'Imana nyabakozi b'Imana bakora umurimo bakora icyo bahamagariwe kandi noneho na babandi babakurikira bakira ibyo bagakwiye kwakira na wa mushumba nyamushumba ufite ukuri mu mutima we ufite ijambo mu mutima we uzi icyo akora atagamije inyungu ze uzi ko yahamagawe n'Imana kugira ngo aruhure ubwoko bw'Imana cyangwa ayobore abantu b'Imana kugira ngo nawe abashe kubaho neza kandi atungwe na ba bantu b'Imana yamuhaye gushumba. Imana nicyo yakoze kugira ngo igabanye abo bantu kuko bamaje kuba benshi bamaje gutambamira n'abakozi b'Imana ahubwo barimo babisha inzara kuko bacaga ku ruhande bakabyitwarira. Abadukurikiye ngira ngo tubibutse turimo kugenda tugaruka ku byaranze uyu mwaka by'umwihariko mu bijyanye n'ubukristo cyangwa se n'ijambo ry'Imana ariko nari ndimo nkubaza kino kibazo ndagira ngo kinsubize neza kuki njyewe nitwa pasiteri nawe ukitwa pasiteri dufite titiri imwe dukora mu ruganda rumwe cyangwa se mu kigo kimwe dufite nyine imyanya yacu ni imwe wowe uratunze kandi nta murimo ukora ntakora njyewe ubwo nyine ndaho ndi munsi kuki ntakoresha bwa buryo kugira ngo nanjye ngere ku rwego rumwe n'urwawe ubuhe buryo rero sobanura nkora ibishoboka byose aho ngaho icyo gihe nzatekereza ndavuga nti hari igihe ari abakirisitu nyine batunyemera neza abantu ngo naragusengeye ngo ubona amafaranga ngo ubu sinzongera kugusengera utayampa hari igihe njyewe nzumva ko ndi indangare nkavuga nti kuba ndi pasiteri wowe ukaba umeze neza njye nkaba ameze nabi hari igihe nzavuga nti njye ndi indangare oya nakubwiye ngo ni abantu bose bitwa abapasiteri ariko siko bari abapasiteri abitwa abapasiteri bose siko ari abapasiteri abitwa abashumba bose siko ari abashumba niyo mpamvu uzasanga harimo iyo diferansi ugasanga umushumba runaka koko uramureba ukabona aramerita ko ari umushumba wareba undi mushumba ukavuga uturiya we yabagahe abahe ubundi nakubwiye ngo hariho abantu bahamagarirwa gukora umurimo bahamagarirwa gushumba ubwoko bw'Imana abandi barangije bo babizanamo ibyabo nabo baravuga ati natwe duhagurukiye kuri riya zina duhagurukiye kuri pasiteri kanaka twabonye twamera nkawe twarya twagira gute ariko iteka uzasanga harimo ikinyuranyo kuko wahamagawe n'utarahamagawe ntabwo bagomba kumera kimwe. Impamvu nari mbivuze urabizi saga zagiye zibaho za Apostle Yongwe n'abandi bagiye batandukanye muri make ukabona uburyo bwa gikristo cyangwa se bw'ivugabutumwa muri uyu mwaka bufite ishusho itari nziza hakiyongeraho n'ikindi kintu cyo kuzana ibintu ikiswe ubuhanuzi ugasanga ni ubuhanuzi budafite ishingiro ubuhanuzi budafite ireme urugero nk'uriya nibishaka wigeze afungwa azira iki guhanura ibintu biteye ubwoba cyangwa se ibintu muri make byafashwe nk'ahari ibyo yihimbiye kugira ngo akunde atwike cyangwa se abone hiti ibyo byo wabibonye ute
nibyo nakubwiye ngo hari abantu babonye abakozi mu murimo nabo baza biruka ngo baje gukora batazi naho bari buhere. Mu yandi magambo hari abinjiriye mu muryango abandi binjirira mu madirishya. Iteka umuntu winjiriye mu muryango rero ahora ahamye ahora avuga ukuri kubera ko abazi yuko yinjiriye mu muryango ntawe ubasha kumusohora. Ariko iyo winjiriye mu madirishya iteka ubarwa nk'umujura. Ni hahandi ukora ucuranwa kugira ngo usohoke vuba hatagira ugufata wongera uce muri rya dirishya. Bariya abantu bagiye bahanura ibintu rimwe na rimwe hagiye reka nkubwire rimwe na rimwe mbona harimo n'ubujiji kuko abantu muri no minsi batwawe na za social media ngo nugutwika batwarwa ngo no gushaka ngo abasabu za byuzi ariko ukarenga umurongo ntarengwa. Niyo mpamvu abantu benshi bagiye bisanga mu maboko atarayabo bitewe no kurenga byo gutwarwa n'indamu zinda zacu. Ugasanga umuntu arayihandagaje bagomba gukora ariko gakora saa 11 no saa 1 bazahembwa bizaterwa n'ibyo wakoze. Uzaza susira ibanga undaza akore neza no sobuja naza avuga ngo nawe wakoze ngwino. Reka ntitukagoreka ijambo ry'Imana. Uriya wa saa 11 nuwaje saa 11 azi cyaje gukora. Waje saa 10 waje mu gitondo yaje azi cyaje gukora. Oya hari igihe ariko no saa 11 hari igihe waza saa 1 azarusha umubyizi wahageze saa 11. Nibyo nakubwiye ngo biterwa n'icyo uje uzi ko uje gukora n'umuhati ufite. Niba uzanywe n'umuhati w'ishyaka ry'Imana n'urwa reka nkubwire ni urwanirira Imana ubwawe uri umuntu ukarwanira ko Imana yubaho ukarwanira icyubahiro cy'Imana ukarwanira ubutware bw'Imana ukarwanira ko Imana imenyekana mu bantu ubwayo nayizarwanira kugira ngo ikumenyekanishe. Kandi bene uwo muntu ni hahandi nakubwiye ngo nuwo mubona uzavuga ngo mbese uzamureba nawe uvuga uti kabisa uriya ni umukozi w'Imana. Bikaba bipfira kubanza gushaka icyubahiro se n'ubutunzi mbere yuko kumenyekana ariko mbere yuko bakora iby'Imana bakabanza bagashaka kumenyekana aho kugira ngo bubake izina ry'Imana bashaka kubaka izina ryabo. Byo ni bimwe turi kugenda tugarukaho mu byaranze 2024 ariko se nk'umukristo nk'umuntu wemera wagiye abona ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye byagiye bibaho ugasanga byinshi bigaragaye mu bakozi b'Imana. We 2025 uyu mwaka agezemo yego mu kijyanye no kwizera ntago bagendera ku myaka kuko igihe cyose uba ugomba guhora wizeye cyangwa witeguye nta gihe usetinga uvuga ngo nzihana muri uriya mwaka ahubwo buri saha wakagombye kuba wiyejeje. Umukristo muri uyu munsi cyangwa se uyu munsi kwizera ibyiringiro byarabikura hehe igihe niba hari abagiye bagaragaza imico itari myiza gutyo. Reka nkubwire ubundi igihe kintu nabwira umukristo cyangwa nabwira umwemeramana yego ndashaka kukubwira ngo imbaraga uri yakoresha agusengera ziha agaciro ariko nanone wikwiruka inyuma y'ibije byose. Yego urumva wikwiruka inyuma y'ibyo ubonye byose ahubwo mbere yo kugira ngo wiruke inyuma y'umuntu banza umenye amateka ye umenye amateka ye umenye intego ze. Ikindi kandi ubanze akoreka nkubwire ubundi niba mfite ahantu nsengera nkaba mfite umushumba wanjye ko umushumba wanjye muzi ko urusengero maze mu mwaka cyangwa imyaka 2 umushumba wamaje kumumenya neza ahandi urirukanka ujya hehe urirwa ku matelefone uzenguruka ngo ni hehe hari icyumba urajya he uririrwa ujya gushaka abantu. Reka nkubwire ku rundi ruhande nitwe twatumye abakozi b'Imana abatubuzi baboneka benshi mu by'Imana kuko abantu bafasha abakozi b'Imana cyangwa abahanuzi babagira abapfumu. Urumva ikintu cyakubaho nkaho ukwegera umushumba wawe uti nsengera ahubwo bagahita bakubwira ngo hari umuhanuzi uvuga ngo aravuga shaka ukavuye muri bya bindi wari urimo ukabubivuyemo utindirutse nanjye ngiye kumva umuhanuzi uvuga ubundi navuga birakumarira iki. Aho ngaho hahita hagaragara ikibazo rero cyo kutizera
cyo kuburaho hagaragara udashikamye ni kudashikama no kutamenya ibyo urimo. Ibyo 2024 narakubwiye ngo birasaba ko abantu bagomba kubanza kumenya Imana bakurikiye iyo ariyo, bakabanza bakamenya imbaraga Imana yabo ifite, kuko wamaje kumenya imbaraga Imana yawe ifite ntago wajarajara, nta nubwo wakwiruka inyuma y'umuntu. Ese ubundi birashoboka ko wenda mu buryo busanzwe hari ukuntu ushobora kujya kwa muganga bakaguha imiti ukayica amazi, njya numva bavuga ngo iyo uyiciye amazi n'ubundi nta kigufasha, ahubwo ikizima nuko wishyiramo gahunda yo gukizwa cyangwa se yuko uri bukire, yuko iyo ndwara iri bugufashe. Ubundi ugannye umukozi w'Imana ukagenda n'ubundi ni bya bindi byawe, mu by'ukuri nta kintu gifatika gitumye umugana, nta cyizere ufite, ahubwo cyangwa uzagenda wigumire mu byawe, wibere muri bya byaha cyangwa se muri kwa kutizera kwa uvuga uti umukozi w'Imana mbereyeyo. Ibyo byo birakora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzamenye ukuri, nimumenya ukuri niko kuzaba batura. Uwo muntu umeze gutyo ntago abashikamye. Impamvu badashikamye nuko bataramenya ukuri. Kwa kurimo byandi nakubwiye, ntago aramenya Imana imbaraga ifite, ntago aramenya inyungu afite mu gukurikira Imana, ntago aramenya inyungu afite mu gukurikiza amategeko y'Imana, ntago aramenya inyungu afite mu kujya hariya mu rusengero, ntago aramenya inyungu afite mu kuba ubwe yapfukama gupfukama ubwe ku mavi yiwe. Ntago aba ari yamenya ngo mbese nimfukama haravamo iki, ahubwo aba yumva ngo Clarisse arapfukama nanjye reka mfukame, Depuara arapfukama reka nanjye mfukame mu kigare. Mu kigare iteka abo ngabo bagendera mu kigare nibo bisanga no muri iyo mitego y'abahanuzi b'ibinyoma babarya bakabacucura n'utwabo. Ariko igiye uzi neza yuko Umana ufite Imana yaremye ijuru n'isi, byonyine ukabanza ugahagarara ubwo ukavuga uti ndashaka kumenya Imana nkiyigisha Imana ngiye ubwanjye, ntaranayibwirizwa na pasiteri cyangwa n'undi. Kanza ukitegereza kiriya kirere, ukabanza ukabona uburyo gikoze, ukareba inosi ugendaho, ubu butaka ukandagiraho, ukareba uburyo uhumeka umwuka uri muzima, hakaba igihe urwara wajya hariya bakaguha umwuka wabo bakawukwishyuza. Ariko nyamara mu myaka maze utari wishyuzwa umwuka n'isegonda na rimwe, aho wakabaye ariho ubona ko Imana yawe ari Imana y'imbaraga. Rimwe na rimwe ukanavuga uti nshingiye ko uri Imana yarambuye ikirere, ugasasa isi, ugafata inyanja ukayitandukanya n'ubutaka, ugafata abakomeye ukabahisha ubwiru bwawe. Nkaba nzi yuko hari umuntu bita umukene ariko ushobora gusenga umuntu agakira, ushobora gusenga umuntu agakira. Nanjye mfite ugafata uko kwizera, ugafata uko kwizera ukagukomeza ukakugundira. Nta kabuza kuzabona Imana muri wowe, nta kabuza kuzabona gukora kw'Imana, kandi nta kabuza kuzabona itandukaniro n'abandi bantu, kuko uzaba wamaje kumenya uburemere bw'Imana yawe. Kurakoze cyane. Aho ngaho ni kuwizera cyangwa se ubasha kuba afite ubushake bwo kugira ngo amenye iby'Imana, ariko akaba ari mu rungabangabo mbese, ariko afite uwo muhati. Umuntu rero wibereye aho ngaho ntacyo bimubwiye, kumva ko ubuzima niba bukeye burakeye, nyine nuko bimeze, ibintu by'Imana ntagashaka kubyumva, we bizagenda bite? Reka nkubwire uwo muntu nawe muha inama. Uwo muntu niba nago ndi bumubwire ngo ngwino mu rusengero sanga pastor kanaka, sanga umushumba gusengere, kubera ko ntari bunyumve. Ariko ngiye kumuha inama nkurikije kubyo nawe abona hano mu isi. 2024 twaye abantu benshi, abantu barapfuye cyane. Ese wowe wa muntu we, niba abantu barapfuye hagapfamo nabo utatekerezaga, reka nkubwire buriya dore imbogo yatunguye abantu. Ntago pepe cyane ko yavuga ko n'Imana yamubwiye ubukwe, yatunguye abantu cyane. Impano y'Imana yatunguye abantu. Impano y'Imana abantu bari bamaje kumuyoboka, abantu batangiye kubaririza bati muduhe nimero zajya kuduha amafaranga, bazi ko no gufunga yatunguye abantu. Sarongo yaravuraga akagira n'abo asubiza ubuzima, yatunguye abantu. Ari muri gereza uyu munsi.
abandi barapfuye, impano y'Imana ari muri gereza. Abantu bakomeye barapfuye, abandi barafunze, aboroheje barapfuye, abandi barafunze. Wowe uri iki none aha ngaha? Wowe kuba utarafunzwe nuko wabikoze neza? Ese kuba utarapfuye nuko bari abapfuye nuko hari icyo bari bacumuye? Ubundi aho niho wakabaye ukura isomo, ugahita ubona ko hari izindi mbaraga nubwo udashaka kuzimenya, nubwo udashaka kuzumva, ariko hari imbaraga zikurinze, hari imbaraga ziguporoteje, hari imbaraga zikurinze nubwo wiyobagiza ntushake kuzimenya, ariko izo mbaraga zirahari. Ndi wowe wihereye uyu munsi nakavuze ngo koko hari imbaraga zindinze, izo mbaraga ukarambura ukuboko ukavuga ngo izo mbaraga nzihaye icyubahiro cyangwa nzitereye isari, kuko izo mbaraga ni iz'Imana isumba byose. Ntago ari iz'umuntu buntu, ntago ari iz'ababyeyi bawe, si iz'abavandimwe, si iz'abakomeye kuko abakomeye barapfuye, si n'iz'amafaranga kuko abafite amafaranga barapfuye, si iz'ubutunzi kuko bari bafite ubutunzi barapfuye. Urumva, nta nubwo ari uko udakora ibyaha, ahubwo nuko Imana yaguhishe. Uwiteka yabwiye Eliya ngo icyatumye ngusigaza ikrete ngo nukugira ngo utunganye ibyari bisigaye bidatunganye. Ahari nawe rero icyatumye Imana ikureka si uko wakoze neza, si nuko wagenze neza, ahubwo nuko yarizi ko 2025 ugomba kwisubiraho ugatunganya ibyo utatunganije imyaka yose yatambutse, ndetse n'ibyo utatunganije muri 2024 2025. Imana iguhaye amahirwe uyikandagiyemo, nawe gira ibyo utunganya. Ariko ngo hari nabi Imana ijya yigaragariza mu kigeragezo pe, akaba yumva ari ahari ikigenge, gihe runaka Imana ikamukubita ikigerageza akaba ari aviramo yemeye cyane rwose. Ariko rero atari yakubitwa cyangwa atari yagerwaho n'ibyo bigeragezo, naze kwa Yesu ni amahoro, kandi imiryango irakinguye. Karibu ngwino twumva umunyengarega. Kwa Yesu rega ni byiza, bihora n'ukuri. Kwa Yesu ni byiza. Yego. Ibyo byari bimwe, tugaruka kuri bimwe byaranze uyu mwaka 2025. Noneho rero umuntu yakabaye ahindura iki mu myumvire cyangwa mu mitekerereze by'umwihariko bya gikristo? Reka nkubwire, mukristo uzankurikira, umukozi w'Imana uzankurikira, 2025 hama hamwe reka kujarajara. Fata icyemezo. Nafata icyemezo areke kujarajara, kandi nahama hamwe Uwiteka azamugirira neza, azabona ukuboko kw'Imana, azabona ubutabazi bw'Imana, kuko guhama hamwe kwe birimo inyungu kuri we. Bizamurinda kwa gusanga abantu benshi bavangavanze, rimwe na rimwe ugasanga batuvangiyeho natwe baduciye intege. Nuhama hamwe bizakurinda gucika intege, kandi nuhama hamwe bizatuma nawe ubwawe ubasha kubona icyo Imana igushakaho kugira ngo abe ari cyo ukora. 2025 nzi yuko ije ari umwaka utandukanye n'iyindi, kuko uje ari umwaka tugomba kwivugurura mu gusenga no guhindura uburyo twasengaga. Ibyahise byarahise, ahubwo hatangira ibishya kandi byiza cyane. Mama Kararisa, turagushimiye cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Twari turi kurebera hamwe mu byagiye biranga umwaka wa 2024. Ese uyu mwaka wa 2025 utangiye gute? Urutangiranye izihe ngamba? Nibyo twari turimo kugenda tugarukaho. Reka ngushimire cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguha umugisha. Yego, mukore subscribe, mukore like, share na comment, hanyuma ibiganiro byacu mujye mukomeza kubibonera igihe, munadushyigikira mudutera n'inkunga iyo ari yo yose hano kuri Prophet Ezekiel TV. Nge na Radio Pure, ibibundi biganiro cyangwa se ibindi bibwirizwa nakagaruka. Murakoze cyane.